byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho, nabandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Reka mbashimire nizere ko mwese mumeze neza ahantu hose muherereye hatandukanye. Reka nsuhuza abantu bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abantu bari mu mujyi wa Bukavu, abantu bari Goma, abantu bari Hesa, abantu bari Lubumbashi ndetse n'abandi batandukanye. Twe turi Umuvuduko TV, ndakeka byose biri ku murongo ariko kandi ibintu byose biri kwihuta bwa bagabo mwe. Nibyo nababwiraga ntiburi yuze ubwenge aragenda akagendana n'Umuvuduko TV kugira ngo hatazagira ikimucika na kimwe. Twe rero ni kwa kundi duhita tugenda tugategura ibintu byose twangiye twabishyira ku murongo, mbese twe turagabura. Hanyuma aka kanya turi ku nkuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho mu by'ukuri tubikesha televiziyo ya LTNS1 cyangwa se Map City Television, aho nyine ubungubu inkuru ivugwa ndetse iri guca ibintu bigacika hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko ngo baba bamaze kubona umuti w'icyorezo cya COVID-19. Oh la la, wow. Ariko Afrika mu minsi yashize twagiye twumva twishimye cyane kubera igihugu cya Madagascar, ariko baho President André Rajoelina n'abandi bagiye bagaragaza ko hari uburyo ibindi bihugu bimwe byo mu burengerazuba byaba bitishimiye ko haba umuti uturuka muri Afrika. Ariko uko biri kose muri Congo nk'uko tubikesha nanone Dr Muyembe bivugwa ko yamaze kwemeza ko uwo muti wabonetse. Aho mu Gifaransa ndagenda nshishiriza, ntago nzi Gifaransa cyane ariko ndagerageza cyane, aho ni itangazo rivuga riti urgent officiel COVID-19 Dr Muyembe valide le produit dit Dr Jérôme Muniangi pour la Covid. Aho bagira bati j'annonce avec joie immense à la population congolaise et celle du monde entier que le digne fils de la RDC vient de sauver le monde face à la pandémie de la COVID-19. Il s'agit du traitement à base des plantes dit Dr Jérôme Muniangi. Impossible n'est pas le RDC. Abantu bahise batangara cyane bibaza bati abishoboka bati impossible n'est pas la RDC. Grâce à son produit nous avions guéri en 1978 en 4 jours seulement. Bati rero haruko bagiye babigenza undi bahandi bakomeza bagira bati que le drapeau de la RDC flotte au monde entier car il nous reste la production industrielle de ce produit traitement à base de plantes dont le nom sera baptisé sous peu de temps. Bati rero mu byukuri twebwe twahakozwe umuti rero ukozwe mu biti byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho mu minsi mikeya baba bamaze kuhereza izina uyu muti. Nyuma aho bakomeza banashima cyane merci au président Félix Tshisekedi pour son implication et sacrifice en faisant inviter son fils jusqu'en RDC, car cette passion vient de sauver le monde. Bravo Dr Jérôme Muniangi. Rero ni kuvuga ko Dr Jérôme Muniangi wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaba yamaze kuvumbura rero uyu muti uvura icyorezo cya COVID-19. Hanyuma ubungubu rero makuru atugezeho mu buryo bwihuse gutya, ariko kandi dutegereje kureba koko ese koko ibi bintu koko nibyo biruzuye cyangwa niki. Hanyuma ubwo turaza kureba, turaza kugenda tubakurikira uko bimeze, ariko sinzi abantu ko twaherutse
mu minsi yashize bavugaga ko muri Madagascar hari ibihugu byagiye bigurura muti bitandukanye, ariko ubu ngubu ntabwo dushobora twakwibaza tuti ese uwo muti waba waramaze kugira aho ugera cyangwa se byaba hari uko byigeze. Ariko twigeze n'ubundi kubona ko uyu Dr Jérôme Nyangi yahamagajwe hariya muri Congo kugira ngo agire ibintu akora cyangwa se abigaragaza. Ariko rero reka dukomeze dukurikire turebe koko niba hari uko bizagenda cyangwa se hari uburyo niba koko aya makuru aza kuba ariyo akomeza guhesha Afurika icyubahiro ndetse no gukomeza kubahwa mu ruhando rw'amahanga. Twe turi Umuvuduko TV, uko biri kose turaza kugenda tubagezaho amakuru 5 kuri 5, tugenda duhindura intuza, duhindura ibintu bifatika kandi tunagaragaza niba koko hari impamvu ifatika yatuma hari ikintu gikorwa. Ariko uko biri kose ni uko rero yaba ari inkuru nziza iryoshye kandi isobanutse yuko mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baba bavumbuye umuti adono, kubera ko nyine umuntu ababibonye gutya, ariko byanashoboka, why not? Ariko tuzagenda nyine tubireba uko bimeze kose. Muribuka nyine ko uyu mugabo Dr Jérôme yari yatumijwe muri kiriya gihugu, rero bakaba bamaze kwemeza ko ashobora kuba yabafashije kuvumbura uyu muti wa COVID-19. Ni cya cyorezo cyazengereje iyi si. Reka rero twizere ko biza gukomeza kugenda neza kandi byose bigaca mu mucyo. Ciao.